wanjagera we nta n'isoni niko nasishira umuntu wawe iyi niyo mirimo muba mwabyukiyemo isoni nta n'isoni wowe uno mukobwa ni utagira isoni ndazigira n'ukuri ko niyo wanyerekana bambaye ipantaro bibi gusa niko ubu nawe ni ibi ngibi ubona biguhesheje agaciro wa mugabo we uyu mukobwa ni utagira isoni njye ndazigira ibi nimwe muhora muteza akaduruvayo ku kagari mwaje gusaba inkunga hageze umuntu ubona bose babakira ndabitsimba hesera ko hagize umuntu mbona nose namuki ubusi binatsimbye hano ni ibiki imyenda sha kana agapantaro kana agapantaro kanamwira di akako nzajya ndagatura uyu ni umupira ni mahwi gusa ushobora kuba ndi kwidagadura nkagira ngo nageze iwanjye karutse njyewe ibyo mubikemure ntago najya mpora muri ibyo ngibyo kuko igihe nahaviriye bakabaye bariyunze guse muri bayobozi iki mutazi gukemura ibibazo igihe nabibabwiriye oya namwe mujye muba abantu bakuze gusa ibyo ni ibintu kumbwira ngo buretse we nikosha kuva ryari warabaye umuzunguzayi uvuye kubyiba uri umuzunguzayi uri iki Gitifu rwose imyenda ni imyenda nkuye ahantu ukuye ahantu aho gutancika wowe ukuye ahantu ubwo urayanuye nyine nicyo bishatse kuvuga oya rwose Gitifu oya ngereka nkubwize ukuri wakagabo ntunyinishe ntago ngana nawe none se muyobozi rwose ngewe iyi myenda umukobwa ayivuyemo mureba ayikuramo ayihisha ahantu mu gihuru ngenda avuga ati none ufashe ayivuyemo uravuga ati nanjye reka nyibe arega ngize ngo ni umusazi ndayifata ndavuga ati ndayirangisha ubona iyi myenda hari ahantu ayizi ubwo ngubwo n'uwo mukobwa tumumenye oya ko n'ubwo n'ubutekamo ujya rwose Gitifu ntago ari ubutekamo nakwizerane ko ibyo umbwiye ari ukuri ibyo nkubwira ni ukuri kutambaye ubusa ukuhe kuri ndabimenyeshwa n'iki hari mwe mugenda mwiba abazunguzayi baratuzengereje oya rwose Gitifu none se uko ubizi ngewe ibintu by'ubucuruzi hari ibyo nzi waba ubyigiyeho nyine oya rwose Gitifu uko mbikubwiye rwose ni gutyo bimeze nabwirwa n'iki ko ari uwo mukobwa ahubwo mfasha nkawe nk'umuyobozi mufashe njye nkore kubyiba oya iyi myenda tuyirangishe tuze kumenya urumva njye mfite uwo mwanya sha n'amaraporo y'akazi aba ngeze mu mutwe siko musuzugura ariko nk'ubu iki kintu gituye mu yesi urumva rwose Gitifu ngewe ngize ati afite ubumuga bwo mu mutwe ndavuga ati reka nyitware ndayirangisha ariko sha mugira ngo nta bwenge tugira bwo gutekereza hari wagize iyi myenda sinava mu rugo nyambaye ariko rero ugomba kuza uyambaye nka gutya sureba ukuntu umeze yego sha aho we mama
mama yahita nyica mva mugore nambaye indi myenda ntagira mukirana ariko mama wawe nawe naramubonye n'isasu uziko no ku rusengero bavuze ngo niwe bari amaturo oya nawe yakabudeniza oya ahubwo nuko we ayakashyizemo imbaraga abantu bakayatanga yego ja ariko ngo mama wawe ngo yigeze kuryamana n'umupadiri mukuru kuri paruwasi nukubeshya yego ntakundi mama uretse ko akaze nyine iyo umuntu yasahita gukubita nanjye sinavuga mu rugo agushira ijya umwihore ahubwo mba nkubwira urumva byuzunyire cyangwa tuzibanira tunese twabona ko wambwe ko utari bubaka tugakodesha kodesha se mama yabinyemerera umuntu se yanyemerera kubana ngo ntaseze kwanda we izina rya Yesu icyo ufite inda zingana gutya byadara none uzi mbinduye muri bogisa ubundi wowe gihamya yanyemeza ko ibyo bintu utabyibye ubundi ni iyi koze Gitifu ngewe gihamya ntago waguze nuko uwo mukobwa avuyemo imyenda mureba akuramo ino pantaro yambara akajipo k'umutuku yari n'agasudiya n'agasengeri ubwo rero ahise atambika hirya arakomeza muri iki cyerekezo nawe uri kwerekeza ubwo ngemitse mfatiye imyenda ahantu yari ayitsimbye nanga kumukurikira ndavuga ati hari igihe wasanga afite ibibazo byo mu mutwe nkaba namukurikira akangirira nabi abakomeje muri uru ruhande n'ikijyamo ubwo rero nkawe umuyobozi komeza ugende hari igihe wamubona ubwo urahita umenya n'iyi myenda ahantu nyikuye okay ubu ntabwo yari yagera ntago ageze kure rekeraho reka njye kumureba ariko iyo myenda iramutse ibuze wa mugabo nagufasha isura kugukurikirana ntibyana ntago irabura reka komeza uyibike neza ibone nyirayo reka nanjye ndebe uwo mukobwa abantu byadara none uzi mbinduye muri bogisa wakumirwa none ukaba uri kumwe ngo tuzabanishire isi wagiye wowe niko mwangegeramo nta n'isoni nyuma yo kwanga kujya gukora muhisemo guteza imbere uburayi nta n'isoni rekura bagashinze jya hasi vuba nta n'isoni jya hasi gira vuba nta n'isoni isebe urapfukamye wamukubise bwana muyobozi murakoze kumpa ijambo ese we ntabwo uri umugabo ndi umugabo izi saa tatu mukabyukira mu busambanyi nta n'isoni y'umuseso ntabwo twasambanye ntabwo twasambanye none ibi mwarimo igikurikiraho n'iki abandi ntibari mu mirimo ntibari gukora ngo maguru wahagurutse ukamukubita nta n'isoni wahagurutse ukamukubita ntabwo uri umugabo ese wowe imyenda irihe si ngiza arayambaye agatabi karashendagazwa urakombura hehe ni hehe none ni hahandi byobwo ni kwijana nagumye ku nabi danje none nakuriye ntabwo nabyo yavuriye oya urimo kutwiba wanya nayo mukwiba namuriye namuriye tudapfa ubusa uri kumva ugomba kumereza bibiri byanjye ugomba kumereza bibiri byanjye uretse nabyemera mabyeyi muri make wahisemo kubyuka wambaye ubusa ariko arambaye ariko uzi ko ari wowe wa mugabo mbwiye wararanye n'umugabo yararanye n'umugabo amukuramo imyenda wahehese oya hari umuntu umbwiye bahuye n'umukobwa ari gukuramo imyenda arayise ni uburaya ariko wanjyagira we nta n'isoni niko iyi niyo mirimo muba mwabyukiyemo nta n'isoni wowe uno mukobwa niwe utagira isoni ndazigira n'ukuri ko niyo wanyerekana bambaye ipantaro bibi gusa niko ubu nawe ni ibi ngibi ubona biguhesheje agaciro wa mugabo we uyu mukobwa niwe utagira isoni njye ndazigira ibi nimwe muhora muteza akaduruvayo ku kagari mwaje gusaba inkunga abandi bari mu mirimo none ramwe byo mubyukiyemo mbare rimwe nta n'umwe ndi kubona mu maso yanjye mwese mu mirimo mwihute waje ukanzezera ngendera ngewe nca hano bati ngwino nzezera kurikira inshege yawe ihute mu mirimo vuba mu mirimo nta n'isoni ahubwo ndagumye ariko wajya kubifunga we ibi bigegera bazateza ingeso mbi no mu bandi ako se ubu bageze kure oya ariko mba mbafunze ariko niko mwanjyegeramo
izi nyana zimbwa zingana utya z'urubyiruko nizo zigwa zinywa amata aho zagiye mu mirimo yo gukora turandebera izi ngege nta n'isoni kuri niyo mirimo yacu ubu ni nkaho uturutse akagabo nta n'isoni basha usikonge nabakubita kandi igejeje karuvati nkane bagiye kuzeka mu kintu ako muzi ko uri mu bice akagabo Gitifu kuryoza wasomaho somaho muhereza usikonde igiti nabyo kwigurira somaho ifege yanjye urayigura fata giti menyera abantu mwaje amaye cacaka aho ngaho utogere kugira ikindi kintu wongera kurenza kuri ibyo ngibyo cacaka bava kandi nyubu cacaka nabigabo mwe kandi ubu nabafungiye ibihe bigabo ako muzi ko ndi Gitifu urumva undi bana umwe akagabo we ejo bundi wonyetse amafaranga y'irondo urumva usanzwe muziranye urimo umwenda yewe umwenda kuvuga wose sha akagabo karananze ngo nango njya kwirondo basa amafaranga 5,000 kakaducika urava hano ari kuyazanye kakaducika wenda akira manza ariko ubona ku ariko se mwari najya abayaguze umva mubwire wa mugabo sibwo uri Gitifu ako naho ngenda 5,000 byanyu tabimaye uramenye ariko wowe wiruka nk'ingeragere urabibona izozi bamuwakubundi uri umugabo ubwo se y'umugabo ari kubi sinakubwiye ko ari umuyobozi w'akagarira uriya ni Gitifu ni Gitifu uza kuburyo utamukubita ndetse ntabwo wowe uri umugabo ntareka nanamwihishaga ejo bundi ntabwo narayirondo kandi baravuze ngo bazaza kuntwara ahubwo ndamubonye nshaka kwirukanka nende kwinyarira ku buryo bankubita turi kumwe kandi byitwa ngo turakunda nubwo tuzandinda iki ahubwo we iyo umukubita umuntu w'umugore utarinda umugabura reba zino nguvu zose mfite reba nanjye reba mo hano se ntibankindaguye ariko uriya mugabo wowe nta n'ikintu umaze nta n'ikintu wamaze ngo nta kintu umaze nase bankubise utareba mbese ubundi reka nkubaze ubundi uwo mugabo bavuze bagukuyemo imyenda yari mugabo nyabazi ankuramo imyenda si bikina ntabwo nakubwiye ko n'indi myenda nazanye narangiza nkayisha mu nzu kubera ko natava mu rugo nambaye imyenda imeze gutyo none iyo myenda iri hehe cyangwa uwo mugabo gute se umugabo yayijyana ihishuye ahubwo ndagira mu rugo gute ibyo birakureba ubwo ngubwo narakubwiye ngo n'ubundi wewe uzamenyereze mama wawe kujya wambara imyenda migufiya none ubwo rero ni akazi kawe nawe nta n'ikintu imbere kana nitahira njya kureba aho nashyize imbari ndategereza bwire ngere mu rugo bwije mama wamwumvi ubwo urasubira gusambana wasambanye uwo mugabo watwaye iyo myenda kuki itatwawe n'umugore yayibonye ate se we yimuhisha nawe uri kunza kubiza reka nigenge kureba ko nahaye naribisha ubwo genda ubwo Gitifu arankubize ugereka no gusambana n'abandi bagabo nta kibazo ngiye kuzakwanga maze ngenda nk'amajigayi ubusasi bari mu kazi ubu turishimye twabuze icyo dukora mpereza 5 byanyu mwagiye mushaka imirimo wagize ngo se amafaranga naguhaye uzahana nayakuye hari ugi wawe usiko mbona mwabira hari umugabo we Ndi mirimo ushaka kuduhaniya kugenda sibyo reka kuzimenyera abantu aho basanze bo Gitifu niba na Gitifu meza 5 byanjye naguhawe ciye byirondo nigendera akurimo 5 yacishiye 5 byirondo 5 hari umusinzi nayaza ariko rero nayo mfite akakanya tukubwire momo se momo nyamuneka umva njye nkubwire sibyo nta mikino dufitanye nawe mereza 5 twigendera ariko se wakabyara mureke wenda iri shati yayigumane naduhereza nyamuneka twagira ukundi tubigenza gute ariko se ubu nibagiye ko ndi Gitifu Gitifu wamaze natwe turi abantu ariko vuga ngo Gitifu hano avandi mwandetse nkigendera uravuga ibindi byose azanye amafaranga nta kindi kintu twabona niba sinarinzi kwinzira murimo niba uri Gitifu ngaho haguruka ngaho uje mutazanya 5 umva man sibyo akurimo 5 byo urumva ko ari Gitifu nyine sibyo nawe ibindi bamwe muziranye kihorere kagende mana ariko nikazongere kutumenyera imbere kazongera kugotwa kakadusanga mu nkumi yacu rwose mubyo Gitifu size gizi turubana uzamutubizanye ngo twaragufashe ngo iki niki ugatuma banjyana nzavamo nzahita nkwereka ibyo wabonye ubitsinde nta kintu nzavuga n'iyi nzira ndahita nyibagirwa utazahura warandeze ubwo twumwasura uruhara wazanye ukiri mutoya ariko mwokabyara mwundi Gitifu turuke tuga amarugende cyava bose akira murakoze nyamure murakoze rambonera wanjye
ucakara ku maziri Gitifu bwuva amagusha murahemutse muragaswebe cyane abijyo tugiye kubinywera kandi abaswerana 5 nyine erega kare Gitifu uyu muswana warangije ubu ugiye gutuma nishyura umujama 2 oye nta mwibye ndakwishaka umuswana kuba wari wowe nishyura ntari bimwana reka tureke kandi nabiza kwishura aho so kubizi tuhanye nawe ariko nibwa nakana igigura uyu muswana niyo mpamvu nyine aba yaje gukinira mu yacu nyine nabiganje mani wowe turaza guza n'ubundi so turizi ko nta mutima mwinjye nawe gaswera akira ngusengere n'ubundi nakana ujya wigurira oya mani ndacyagafite oya yashijemo akira ngusengerere ntari biwambaye nabwo yiru bado nashiraho nyine nawe sa ntari biwanje bado turi kumwe ko subizi ko tutabanye n'abisi aho gafungira hese nta mutima mwe mukaye tugiye guca mu cyara ibyo wakintu ntari biwanje sawa ntari binyine nubwo nimba bwose ntari bikomeza ibyawe ntari bikomeza sawa ntari biwanje baba we biriya byegera iyo nza kubimenya mugongo barawuciye konsora tawe gize imana ndakubonye we mu gaco k'amabanda uzi ibintu bankoreye njyanye ya makarikari yanjye ubwo ngo na ya nkoni ngo nyoboza ubwo ngo nigize umuntu w'umuyobozi umva barankubise banywesheje itabi umugongo babona umuyobozi nizero ndi muyobozi babikora ubwo ninde konsora tawe umva ibintu mboneye muri aka kagari hagwa undi muyobozi uzajyaho nyuma yanjye gukora iki uzaba umuyobozi w'akagari ngenda agasezeye none se wanditse bari gusezera nyuma yo habaye kiboneka amaze konsorata iyo uhamagara ku murenge nkakohereza daso ubundi wishaye muri abo babandi hawe iyo mfata telefone ngurebe iyo aba ari wowe ngurebe iyo mfata telefone bari bagiye kumena umutwe se telefone niyo bajya sihijya muri iki gihugu hari imbabazi zitinyuka Gitifu zikamugenza gutyo Kabanwarumogi n'abanywa wowe nta tabi batanywa kuri iyi si ubu ndaseze akira inkoni y'ubuyobozi muri bayagize Gitifu mfite nizera mu tugari twose weguye ntago byava bana kuvunya none nyuma yo gukura muri urubavu rumwe bakwiye muri rero reka manze nkwereke ibi ntabwo umuntu yapfa kujyamo ari umuntu guho wishoye uri umwe ku murenge tugira y'abadaso kuko utampamagara nose ko narindi kugenda mu nzira nkaba muwe nabo kandi urabizi ko ndwanya ibiyobyabwenge n'ibisambo nari kubihorera none ufashe umwanzuro wo kwegura ndasezeye none se kankubaze kwegura biragutungira urugo biragutungira abantu oya ibyo simbyumva konso ntabwo byandutira ubuzima uri kuntinza ahubwo akira inkoni y'ubuyobozi ngende njye kwikandisha amazi ashyushye hakiri kare ubu ndabigenza acanyasha ubonagize Gitifu nizeye nk'uko ntazapfa kumubona ko ngiye gufata umwanzuro